maze Yobu akomeza guca imigani ati ndabahira Imana ihoraho ariyo byari bimbwiriye n'ishobora byose yabazaga ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwo utuma muhumeka nuko iminwa yanjye izabwirwa gukiranirwa n'ururimi rwanjye narwo ruzariganya ntihakabeho yuko nabemerera ngo mufite ibitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kubinyangamugayo gukiranuka kwanjye nagukomeje ntabwo nzakurekura ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja igifu. byiringiro mukiranutsi arwarana ibyiringiro akageragezwa yiringiye azanasubizirana ibyiringiro kandi azuka ibyiringiro. Yesu arashimye. Oh haleluya. Abageragejwe iyo ntekereje iyo ntabwo ubuhamya ntabwo ntekereza ko nagerageje kutabasobanurira ariko icyo twamenye tudashidikanya ni ijambo Pawulo yavuze mu Baroma 8:28 tuzi ko twakunda Imana byose bifataniriza hamwe tuzanira ibyiza abahamagawe n'Imana. Yesu arashimye. Niyo inshuti zimubwira amagambo akakaye umugore we atamwitayeho ariko yashishijwe yaratuze ariko ibyiringiro bye biracyavuga imbere y'Imana. Aravuga ngo ariko atangira kugira iyerekwa ayishurira umwami Yesu. Aravuga ngo ariko jyewe ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho yamuhanuye ataraza, nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi umunsi umwe azahagarara mu isi. Haleluya. Uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri. Uko niko biri ibyo byiringira bera abageni ntabwo ahubwo tuzarama nubwo twageragezwa nubwo twatotezwa ariko tuba dufite ibyiringiro. Umuntu udafite ibyiringiro ntashobora guhagarara neza. Kandi nanjye ndashimira Imana ku buzima bwanjye bwose nkomeje kugira ibyiringiro kandi ibyiringiro bifite ubugingo. Yesu arashimye. Ejo nari nubaha ubuhamya ko mu bintu nanyuzemo ariko babwire ni ukurwanya intambara nziza. Haleluya. Intambara zo kwizera tukarinda ibyizerwa twagaruye. Uyu yarabizi kuko aravuga ngo uruhu rwe nirumara kubura umubiri yawugereranyije n'uruhu ariko aravuga ngo hari undi mubiri tuzambara tuzareba Imana dufite undi mubiri kandi ntabwo ari amaso azajya turebera nitwe tuzayireba dufite ibyiringiro. Imana izaza. Haleluya. Ntabwo icyo tubuze uyu munsi byatuma tudakomeza kwizera kandi iyo watwibyiringiro neza umutima wari ukumbuzi utangira gukora umwanya. Hano tubasomera andi magambo avuga ngo iyo yavuga ngo ndarahira Imana ihoraho yanyimye ariko yanyimye byari bingwiye. Erega hari ibidukwiriye byose ntabwo dufite ariko ibyo ntabwo ari impamvu yo gutuma tutizera, ntabwo ari impamvu yo gutuma tutiringira Imana, ntabwo ari impamvu yo gutuma tudakorera Imana mu buzima bwacu bwose. Yesu arashimye. Si kugira ibyiringiro ukumva neza Imana iratwigishiriza no mu makuba twigishiriza no mu ntambara. Imana ishimwe. Hari igihe Imana yasanze muri ubu buzima muri 83 muri abuhamya n'abahaza ni amasezerano yari akomeye Imana yari yiteguye kumva. Hari igihe umwanzi aducunga ibigeragezo byaza kugira ngo dutegere muri byo ariko iyo dukomeje ibyiringiro tubivamo Imana ikadusohoza ibyo yadusezeranije. Yesu arashimye. Kubera ko twamenye ko kugeragezwa ni rusange mu bantu ariko ntabwo Imana ishobora kuduha
twavuze ejo kuntu twasenze Imana yasohoje amasezerano akomeye muri uwo mwaka. Ni ku giterane twagiyemo mu Ruhengeri cyabaye muri 1983. Tukijyamo cyari n'ijambo ry'Imana rigwiriye rifite imbaraga. Hanyuma tugira kwizera. Iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana arushaho kuzamura kwizera. Nari mfite umwingo munini wamaze gufata ijosi ryose, kandi nibaze uko bizagenda. Ariko tuba hariya imisaza n'amaze kwizera, afite ibyiringiro bikomeye ku Imana. Haleluya! Turazana n'abo twasenganaga n'ayashyikirakazi tujyana mu butayu turasenga. Ijwi ridusangayo ratubwira ngo umumure, ndashaka kugira ngo umwingo wawe wawuteye ubwoba ukiri, kandi nzabana nawe aho uzajya hose. Muri uwo mwaka wa 1983 nibwo uwo mwingo nawukize. Imana ikora ishaka mu ngabo zayo. Yaramwe ngo ukigenda ukimanuka utaragera mu rugo uce kuri sehaje, turahurira turajyanayo nakutuganira. Ninjirayo n'ikote bajya gutaha, ndagenda njya kwa Karande, banyakira nk'umuntu ukomeye, bamparanze uwo munsi. Ndagaruka hashize icyumweru, ndagaruka marayo iminsi 3. Nari maze senga ko bari bambwiye ngo ntuzabe icyo ufata. Iminsi 2, ku munsi wa 3 baza gukora operasiyo. Uwo mwigo ubwoba bwari bwarashize. Barara n'umuganga ajyana kuba umwigo. Umuganga witwaga Frank Toneste maramo iminsi 5 biratangaje. Ubwabo umwigo nataze amafaranga 200 ibiceri 200 ariko maramo iminsi 8 ndasohokamo. Ngiye gusohoka n'amasezerano basuzije $20 ukira amafaranga 80. Yesu nashimye, kandi ndakira neza. Ariko babwire imugakakaza ibyiringiro, ukomeze mwizere Imana. Hari ikintu nahigira muri ibyo bitaro. Barambwiye ndi muri siwe, barambwira bati ibitaro bizamuze, nta gitanda ubone rwose birakomeye. Noneho aho kwizera Imana hari ukuntu umuntu agenda gato. Ndavuga ngo nawe mu bitaro ntangira kubara abaganga bari muri ibyo bitaro bakishijweho bakuru. Umutima wanjye uranyerera ujye kubanduka ku Mana. Abantu n'abatekereza abaganga barimo badata mukamusa barimo Kristo arimo ndababara bato ariko barabaganga bose. Imana irahari nibyo byiri nawe wirinde ukiteze gutya. Inzugi zisa n'izikinzwe bakajya baterura burankari bakayishyira ku bibaraza z'ingobo, bakongera nijoro bakongera bagashyira hagati y'ibitanda. Ku munsi wa 3 nza kwibuka umwuka we yarahindutse. Zikoneshutse ukiringira abantu tuwiringira Imana ntabwo bishoboka. Mureke twizere Imana. Yesu nashimye. Oh, haleluya. Natumira umuntu wari ugemuriye saa 5, maze kumwatumira mu kanya ibijyanye birakingutse, baramuhamagara bati igitanda kirabonetse. Yesu nashimye. Hari mureke twebwe umutima ku Mana. Icyo ni ikintu cya mbere cyari kibaye. Umwanzi yaragiye gutuma ntacyumva neza, nasingira amasezerano yanjye. Mwingo urakize,
asanga uriya misi yambwira ngo humura nkorera cyane nanjye nzamutunga, nkorera cyane nzamutunga, kandi ntukagire ubwoba, umurimo wawe wihutirwa, ntukagire inzira wo kujyana, uzabigenda uzajyana nawe, ndabyemera. Yesu nashimye ko nahise nshira ubwoba, ntabwo kugeza ku modoka nagenda ahantu henshi, n'ubundi nagiye nta muntu tuziranye mu modoka. Imana ishimwe kubera kugendera kuri iryo sezerano ry'Imana. Uyu mwaka 83 ushize nibwo Imana yarasezeranije gutura i Kigali, iransanga irandaza mu mbaraga z'umwuka, inzengurutse, nari gucira inzengurutse Kigali, iranyereka aho n'umusinga ntabona, ahari ifoto ntabona, irangije irambwira ngo wikwirushya wubaka ngaha ntabwo uzahatura, ahubwo dore abaheretse i Kigali niho uzahatura kandi uzahambura umurimo ukomeye. Yesu nashimye. Haleluya. 84 nibwo Imana yasezeranije ko nzatura i Kigali. Ndaza numva umuhamagaro wanze mu mutima wanjye, mpita gushaka uburyo ngaruka i Kigali. Ngeze i Kigali nkomeza gukora umurimo w'Imana, ariko muri 85 Imana isohoza ibyo yambwiye. Yesu nashimye. Umuntu bigoye kubaho w'umukene cyane, ariko yemera gukoreshwa n'Imana. Ubu niyo wabaye ikibanza cyo gutura i Kigali. Ndatanga namusuye, aganiriza umusaza, papa waramubwira ati uyu muntu ni umuntu w'umugisha, reka natwe tuzamugireho umugisha, tumuhe ikibanza no kureba umurimo wacu tuzaturana. Umusaza ntimugiye kuba mu ishuri ry'igiti. Amen. Ibyo Imana ivuga rero irabisohoza. Kuva muri 85 mbona ikibanza, aho hantu naje muri 88, ariko kugerageza ubuzane bikomeje. Yesu nashimye. Kumvira Imana ni ibintu byiza. Imana urayumvira ikabibika, ikareba ukuntu wihangane. Ndibuka muri iyo minsi muri 97 Imana yaratubwiye ngo mugomba kujya kubyukiriza umudiyakoni waguye ubukombe, tukayisaba amafaranga n'iyacu. Turatekereza tuzagira ubukombe dute, kandi yari yatubwiye amazina y'uwo muntu, ariko tumaze tusubira no mu butayu gusenga dusaba amafaranga yo kujyana. Turaza tubibwira mu mitima twiyumva ko kujya gutira igare ku Muhima, niho twatira igare tuhaguruka saa 4 tugiye ubukombe. Njye numperetse, nanjye mperetse ubutumwa bwiza. Yesu nashimye. Arambeka tumanuka, hari Kabuye, Karuru, za Nyacyonga, turaterera za Gaseke, turakomeza tugera mu Rukomo, tuhageze igare dupfiraho. Nta gishobora kuba Imana idakiza. Imana yacu irakiza cyane, birapfa, ariko muri uko gupfa hari umugambi Imana yari ifite. Dutambika tutazi aho tujya, nta muntu n'umwe twari tuhazi, ariko Imana irakishakira igitabo. Umuntu aguturuka inyuma arahamagara ngo yemwe mugiye kureba umukecuru wari utuye aho hirya, nta gihe yarimutse, nimuze njye kubacumbikira. Imana idushakira icumbi mu buryo bwayo. Umuntu aratumanuka atwaza igare akaducumbikira, tumubwiriza ubutumwa bwiza, iryo joro arakizwa n'umutima we wose, arihana, arabona. Birababaje kuba muhageze mugasanga urugo rwanjye rwasenyutse, umugore wanjye yahukanye. Iyo muhagera mbere ntabwo urugo rwanjye ruba rwasenyutse, ariko arihana. Mu gitondo araduherekeza tutwaza igare amujyana mu musozi, aritangatanga n'amafaranga yari dukoreshereza. Arangira tukati ngaho dukomeze kugenda, nanjye ngiye gushaka urusengero ruto. Atugirira ineza gusa akarigana no ku rusengero nanjye. Yesu nashimye. Hanyuma nanjye turakomeza tumanuka Kagamba, mu Bindi, n'ahandi terera
Gatsibo tugera Igarama nimugoroba tugenda aho turagera cyane tukugama tukabwiriza ubutumwa bwiza abo tukugabanya aho ngaho. Hanyuma aho twageze dusaba icumbi bararika ari ibintu tumeze udusore dutoya tutambaye amakote bavuze bati nimugende ntabwo twasengana nabo kandi hari gutora ariko twumva imbaraga zitujeho cyane kuri rigari bakuva Igarama tumanuka Mimuri ku nomero imwe irukumu twahageze saa yine n'igice. Yesu nashimye icyo kintu cyonyine uwo muntu twari tugiye kubyutsa twageze ku mupasitori w'umushumba atwakirana imbaraga atwakirana ubwuzu urukundo rwinshi yibaza aho twavuye i Kigali n'igare tumubwira icyo tuje gukora atubwira ko umuntu namuzi bana banjye nibabatekera icyayi nimurangiza mujye kumureba tujya kumureba batugezayo nta magambo menshi twavuze yatekereje aravuga Imana yamenye amazina yawe none irabohereza uje igare Imana narayibabaje cyane ni ukuri yahise afite amarira cyane nta magambo menshi tumubwiye. Imana rero iradukurikirana. Imana ifite urukundo rurenze uko turuzi rurenze uko turuvuga. Haleluya. Muri iyo minsi mvuyeyo nibwo Imana yanyishuye irangegura ijya kunyereka namwe ibyo kureba inyereka abantu inyereka amatungo inyamaswa inyereka indege n'imodoka inyereka inzuzi n'amashyamba inyamaswa iranyereka ibyishimo byera mu gicu sinzi uburyo Imana yabaremye birakomeye yabaremye amaso rero turakureba yewe iryo joro nibwo nari mbonye ibintu byose Imana irantambagiza ku buryo nabonye abantu nabonaga atari kurwanya gusa ko nabonye n'abantu b'imihungu n'abantu b'ibyeru bafite amabara yabo ndavuga ndazi mu Rwanda. Yesu nashimye njye nari kunezerwa cyane kandi ibyishimo byaje kubera ibyo ndeba uzi ko mufite ubutunzi butanaze amaso Imana yabahaye yarambwiye icyo gihe yambwiye amagambo angahe yambwiye ngo nubone ukuntu wishimye nagiraga ngo ibyo biguherekeye kugira ngo umaze kumarira n'ibyo kureba. Yesu nashimye birari byarashize ni ukuri ntabifite byo kureba numva nyuzwe ikintu cyose numva kibona kuko nabyo kureba kandi yirebesha ibyiringiro yirebesha kwizera numva ngenda twizeye Imana yanjye ntabwo nayihohotera Imana irabizi icyo nicyo cyakiramo. Yesu nashimye yambwira ngo ibi nabiremeye kugira ngo abo nahaye amaso babirebe bishime babicyubahiro bamenye ko ni umurimo ngo ariko ntabwo ariko bakora bihaye ibindi abantu bihaye ibindi bagomba kukubwiriza ngo yihe icyubahiro ubwawe urebye ibyo yaremye bagomba kuzamura amaboko ukajya yihe icyubahiro ukagenda wuzuye ishimwe kubw'ibyo yaremye kanabikwereka. Yesu nashimye ariko twarateshutse ahubwo tukajya tureba ababi abaremwe nabi abateye nabi ibyo ni ibintu Satani yaza. Imana rero itugirire neza n'amaso yacu meza turebe ibikwiye. Yesu nashimye haleluya. Ibyishimo nagize muri uwo mwanya Imana iri ntamageze igereka nategereje abantu mufite amaso Imana yahaye amaso mukwiye kureba ubwiza bw'Imana mukajya mubona imbaraga z'Imana kurema kw'Imana mukayicurayo ukajya mwicurara mu mutima ukajya mwishima ibyo bikagutera gusatira ubwiza bw'Imana bikagutera gusatira urukundo rw'Imana bikagutera gusatira rwa rurembo. Yesu nashimye iyo umuntu afite imibabaro ariko aravuga umucunguzi wanjye nzi ko ariho kandi azahagarara ku isi umunsi umwe. Haleluya.
uzambaye umbabaza nimara kumura uzareba Imana ufite undi muntu. Haleluya. Ariko arangije abwisha buri komera ngo ndarahiye Imana ihoraho yanyuma ibyari bigwiye ishobora byose yababaza mu bugingo bwanjye, ariko ubugingo bwanjye ni buzima buracyari buzima kuko umwuka w'Imana ari wo utuma mpumeka. Arangije ati ibyiringiro byavuga ngo iminwa yanjye, haleluya, iminwa yanjye ntizigera ivuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye ntiruzarenganya. Ayibukirira za nshuti ze zari ziri kumushonga imikwasi zimushinyagurira zimushinja ibyaha, arababwira ngo ntibikabeho ko nabemerera ko ibyo muvuga ari ukuri, ko muvuga ibitunganye, ariko kugeza mpfuye sinzikuraho kubinyagura. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura, kandi umutima wanjye ntuzagira icyo ushinja nyine. Yesu nashimye. Umuntu ubabaye icyo watura ibyiringiro ni iki twakwiriye kugusa. Mureke dukomeze twiyige Imana. Yesu nashimye. Oh haleluya. Niba Imana imaze kumpaho icyo kibanza usigaye senga Imana kucyubaka byarambuwe, nazaga hano hose mugatenda hakaba igihe ngira gutya abantu bakangirira inkuru bakamubwira ati reka guha igihe umutege, ariko mwene data twagendanaga bose ameze n'uri wakimpaye akabwira ati witegeshe amafaranga reka tugende n'amaguru, tukagenda agatanga muri cya cumi narangiza nkagura nk'amabati abiri. Ni ubwo buryo natumye i Kigali amabati amaze kuba 24 mpamagara bene data baraza bamugana tuzamura inzu nyituramo muri 88 imyaka 5 nitekera nifurira nitera ipasi ibintu byose babiganiriye. Yesu ashimwe. Baho ubuzima bukomeye ariko yejeje Imana. Imana ishaka ko tubona muri ubwo buzima winezeza. Abantu bakaza ngakorera Imana nagenda ingendo ndende n'amaguru kugeza aho umwe yangiriye impuhwe mu maraporo natangaga mu nama nyobozi, bagahita mukamusangirira impuhwe kambwira ati ugenda ingendo ndende amurira igare ry'ibihumbi 35. Abati nubona umuntu uzi igare ajya gutwara. Yesu nashimwe. Haleluya. Gare ni agakoresho keza nagiye nigendaho kandi nakoze umurimo munini kuri icyo. Ariko muri iki gihe twari dufite n'intambara nyinshi ibugaho nagiye nabwira ubutumwa abana babo barakizwa muri uwo mwaka wa 87 nsubiyeho nsanga nyir'urubarara baramubwira baragenda baramuhumurira maze kwicara muri salo baramubwira turiya ni umupasitori. Nari narabona turiya ni umupasitori mu ijambo ry'Imana, aba bantu bose barakijijwe. Yuzuye uburakari avuga n'uravuga ngo ni umupasitori uvuye mu rugo rw'umuntu nange Imana ndamwica. Ahitabuka abana bararira, ahitabuka imbago yari afite aravuga asanga aho bicaye ntakinyambaye, arakubita urutugu rw'iburyo arahindura ku biti rw'ibumoso atangira guhondagura mu bitugu. Umwuka wera agira intwaro zitandukanye n'iz'abantu, azana ibitwenge ndaseka n'ubwira nanjye simbizi ndaseka nanjye ngaseka nawe uko niseka arahagarara niyongera gukubita. Urumva intwaro z'Imana urazimeze singiza abantu Sasa arahagarara niyongera gukubita. Ndahaguruka mu byiringiro mu kwizera ndamubwira ntari kumuzera abashyitsi b'iwanyu nuko mubakira neza ubukana azanye n'umujinya birashira gusubiza ni neza bihosha uburakari birashira. Bimaze gushira dufatana mu kiganza turasohokana njya guhumuriza abana bari hanze. Yesu nashimye.
wanjye harimo kuzakizwa. Niyo mpamvu dutekereza ibi bintu iminsi zitatwanize nta muntu wabimenya, ariko Imana ishimwe. Abaheburayo 6:10 haravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze. N'urukundo rwerekanye ko gukunda izina ryayo n'uburyo mwakorera akagera mu munsi mukibakorera. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. N'uyu munsi ibyiringiro numva Imana nta ntambwe zanjye yazibaze, kandi numva n'izo nkoni zose niyo mbyimbiyizi, numva n'ibyo bintu niyo miyoboro yose irabizi neza. Yesu nashimwe. Haleluya. N'ubwo buzima nabaye imyaka nikora mbateye namusohoka nenda kuvuga gutoka nagaruka nijoro umunsi umwe ndi gukarabira mukadushima nashyizisuriwe kuri ako kadusha ntabwo iwabo numva ijwi rimbwira ngo yifata imikenyero abagabo bagiye kuyitwara. Ndayifata ndayikenyera sohoka byara naho kuko abagabo bari bahari kuko nari ngiye ahantu hameze nk'ishyamba, ariko Imana irahambiye. Imana irahambiye. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Uyu murimo twagabiwe umurimo mwiza tugomba gukora n'ibyiringiro, tugomba gukorera mu izina, kandi Imana iraguhamagaye iba yaguhaye Imana. Yesu nashimwe. Muri iyo minsi rero abantu baza bakandikiriza ukomeje kuba muri iyi nzu wenyine, ese ufite inzu washatse umugore ntabwo nzashaka ndabyara bose. Yesu nashimwe. Ariko Imana niyo murengezi wacu. Imana izi bizatuma. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Buriya Imana yaje kubinyemeza yari hakanye muri 92 muri 92 navuye i Kigali njya ku Kibuye njya gusura ababyeyi aho bari mageze naha maze iminsi 3 dusenga. Ngeze mu nzira mpura n'umuntu tudaherukana adakanya, sinamenya ari ibisoka igifunga cy'isuka agikubita ku ryinyo, akubita cyane ngo yakigimba ku munwa, igice cy'iryinyo kirahuka kimutaza. Iyo turi mu bihe byiza nta kimutekereza ibyo wari ibihe byiza iyo biturimo nta kimutekereza, ni uko Imana imushaka. Amen. Jewe sinkane kwenda byadamye ndamubwira nimweze ndani umfashe, nta mafaranga mfite kandi ngiye ishyitani, nta mafaranga mfite, ndebe ibice bigire ku bitaro bya Mugorero, iki gice gisigayemo gikuremo kitazamerana. Anshira mu maso ugenda wanyenza. Nibwo namenye kuko wejewe ubuzima Imana yashyizeho uko ubwira neza rwose mbona uri mwiza, ariko Imana yabaye byiza cyane, mbona uri mwiza cyane. Ibi gusohotsemo yari byiza, ariko gusohoye ibintu nibwo bajya kubimuha tukivugana n'umuntu gusa, ariko kiriye mu maso amwe burya ryarigamye. Ndagaruka mu rugo niguramo imyenda ngeyeho amaraso, ndongera ndakaraba nikomereza umutwe w'ibirya, kandi Imana yarangiza. Yesu nashimwe. Imana yabishije kugisha no muri uwo mwaka ndibuka muri 94 muri uwo mwaka 92 navuye w'ivugabutumwa ibicumbi rwe kuvuga ko tumaze iminsi nakora iryo rugora gisiga ndashya pe kandi bibabaje
ko namaze ukwezi njyana nukirwe na amazi avuye kuri rejo. Ariko muri ibyo bibazo byose hari Imana ibiri kumwe nawe. Iyo udatakaje ikintu Imana ibana nawe. Yesu nashaka narayi ajyana nijoro se yashika baravuga abaganga bahitamo kujya bamurira mu rugo itaboye utarazuye bakajya baza kumurira mu rugo. Ukwezi kurashira nanjye mbwira Imana n'ubwiza nongera kuryama neza kuko amakuru yabaga hasi aho n'amazi nongera kuryama neza nk'iyose zamata iminsi itatu gushimire senge gushimire kuba kumva Imana byose biragaragaza ko kubazana iminsi itatu yarashize nibwo nabwo ya minsi itatu ishize maze gukira nafashe iminsi itatu yo gusenga ndasenga muri ya minsi nibwo Imana yansuye arahita kundeba nyuma yo gushira nyuma yo kubabara Imana ibona ko senze ngiye kwishimira kwinjije ntabwo nitutse sinjungurije umutwe ibona ibyiringiro byanjye bikomeje kubaho. Yesu nashimye nibwo marayika yansuye ikibazo yarabaza n'icyo n'abandi babazaga nkabahisha ikibazo kimutera kudashaka ikibazo cyabigaraga n'iki narabigaraga gusa ko niba ngeragezwa icyo gihe nakoraga Imana neza ariko kurya byari binguye kuko hari nabaga igikombe kitarimo isukari ndashaka ko uryoha ngashyiramo umunyu. hari undi wari igikombe kirimo umunyu ariko Imana ishimwe kuko ibyo ngibyo bizanisha byiza. Haleluya. Ifata neza kutuzanira ibyiza iyo twahamagaye no Imana yabiganira. Hanyuma icyo kintu cyarambuza kubikunda barambwira gushaka kuko babandi ubundi azaza n'iki gikombe ko ntawe umwenda nta muryango ufite ukomeye wiyiteho. Ariko nabonaga imbere yanjye hari Imana ishimwe. Imana yaduhaye itorero, abandi itorero abantu beza n'abantu beza biyagirira Imana yadushakiye. Amen. Iki cyakuza ni ugutekereza none ntabwo mwambariza akanya hanyuma akagerageza kubwira abandi bikazaba inkuru kujya kugavuga ko mba nta kintu tunasigaye rero n'abariza aho ntibyaza ikibazo izina ry'Imana ngere gato ibyo birabuza pe nzikuramo. ariko marayika yaraje muri uwo mukuru yaraje n'imbaza aza mu ishusho y'umukobwa witwa Karanisa wari inshuti yanjye arabaza ngo kuko utaza kumubona ntawe naza kubera iki buraho muhisha ndavuga mbese namutungisha iki aranyuma arandeba aravuga mbese niwizera ndizera aravuga ngo mwigisha turatemberana duteye intambwe nyabona Karanisa tugendana ni marayika turi kugendana twinjirana mu busitani bwiza nyereka imbuto ndareba amahoro yanjye ari gusura. Burya Imana ijambo ry'Imana niko ritubwira mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 aravuga ngo ntimukagire ibyo mwiganyira ibyo mushaka byose bibeho n'Imana mubisabire mubyiringire mushime amahoro ari mu byo kumvira menya azana mu mitima yawe n'ibyo kumvira mu bisubizo. Mbere y'uko Imana igusubiza irabanza ikaguha amahoro mu mutima muri aya mahoro barakora ibintu Imana igisubizo cy'Imana yaguha. Yesu nashimye niko ubuzima niko Imana ishaka kutubaho. Hanyuma maze kuzura ibyishimo byo gutemberana arambwira ngo ese ibyo mweretse urabimenya ntabwo menye arambwira ngo none yizeye muzaturwa n'imbuto. Amen. Sigara nibaza yambabariye akambuye zizatutungana nawe byibuze nkajya kumurambagiza batazajya mu gukorera rw'Imana.
ndabona neza yewe nani akambuka yigendera yewe nani asaza ariko agiye kubyuka nabwira ngo humura ugendera uzamubonera umugisha Yesu nashimye reka ndekera ntabwo namukerereza kuko saa 11:37 mureke duhamugeze ndagira ngo mbare no kwikiriza niba batwanirije bagiye kwizera gukiranuka turavuga ntuzikureho kunyarwanda tugeragezwa gukorera ibyo turwara ibyiringiro turwara urugamba niko kurwanira amazi Yesu nashimye haleluya ibyo ndakomeza cyangwa abo tureba kumwe mu mwanya turaza gukomeza ariko reka ndekokereza n'igihe cyacu kigana ariko ndagira ngo mutangire mugambi y'umuti wemeze umutima wawe aya magambo arakomeye nubwo udafite ibikwiye byose ni koko mu isi ibidukwiye byose ntitwabibona ariko emeza umutima wawe mukore wese Imana niyo yagiye ibintu ishobora byose yabaza ku bugingo bwawe ariko ubugingo bwawe buracyari ubuzima kuko umwuka w'Imana ari gutuma mu muntu. Amen. Inyuma yanjye n'izabuye gukiranirwa ururimi rwanjye n'inzariganya n'ibikabeho kwabavuga bitagira umumaro nabemerera. Oh, haleluya. Kugeza mvuye sinzikuraho kubinyangamugayo gukiranuka kwanjye gukomeje sinzakora kandi umutima wanjye uzagira icyo ushinja nyiriho aba ariko tubugire imbere y'Imana ganira n'Imana wemeze umutima wawe Imana izakora izarinde byose zirakugira Yesu nashimye reka dusenge urabyemera urumva Satani atakwaza igitugo rw'amakuba yaje ariko twebwe Imana yaturindiye muri ayo makuba igihe turi byiza nyuma y'ibyago byinshi ariko turanyumva iyo umuntu yagizwe rero Imana ibana ndagira ngo dusenge ibyiringiro reka tubisenge Yesu nashimye buriya muri urugo rwubatse Samusoni arabizi muri Samusoni n'inshuti yanjye yaraye mu rugo madamu wanjye yaramuzi mama Rasheli yitwaga Brigitte yaramuzi neza yitwa abanyakimusore Samusoni n'inshuti yanjye Yesu nashimye reka mubwire n'uyu munsi n'abantu bose turabaha ubuhamya kandi turabaha ubuhamya tuganira n'ijambo ry'Imana ndashaka ko dusenga Imana reka dusangure amaboko yacu zamura ngo yarambira Imana uyibwire wemeze umutima wawe byo kugira n'ubwo udafite ariko ntabuzi bawunyana gukiranuka kwacu reka tumukomeze Mana yacu nziza Mana ishobora byose Mana yuzuye ubuntu n'imbabazi Mana y'urukundo rutarondoreka turagushimiye ko dukunze turagushimiye ko watanze Yesu Kristo batubera ishungu atubabarizwe ibyo twari kubabazwa urwo twari gupfa arapfa agaragaza urukundo rukomeye nanjye twemeza imitima yacu nubwo tunyura mu bikomeye nubwo turi mu isi y'akaga n'ibyago kubabaro ariko kandi ntabwo tuzikuraho cyane tuzakomeza umwana wera gukiranuka kwacu turagukomeje ntabwo tuzabekura ibyo bifite umumaro shoboza abagaragu bawe shoboza abaja bawe bashoboza gukiranuka bashoboza kwera mu ngeso zabo zose bashoboza kurwanya intambara nziza mu izina rya
bakure imitego yose vugana n'ibarwanya kuri misozi yari imbere yawe cecekesha amajwi y'uburyo bwose abosha gukora nawe wumva ijwi ryawe ryiza ribabwiriza ibitunganye wuzuza umwuka wawe wera kugira ngo bakomeze abayobozi bakunezeze bakunezererwe imbaraga z'ijuru zirurukire imbaraga z'ijuru zisobanukire zibohore buri wese imigozi yayiboshye zikureho ibikuta byose byari imbere yacu kubikingirira ubwiza bwawe inkoni y'ubutware y'abanyabyaha igihe kuri buri wese tuyivune kugira ngo bagire amahoro urakoze cyane icyubahiro gikomeze kuri cyawe udusubize ibyifuzo byacu uturemere ibyishimo byo mu mutima kandi ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe amaso yacu hamwe kukubona ngaho umwami mana natwe natwe kandi tugendane ibyifuzo tugendane ibyiringiro tugendane kwizera reka umuntu bw'Imana no gufashwa n'umwuka wera no kubana nawe iteka ryose bigumane na buri wese icyubahiro gikomeze ku izina rya Yesu amen amen reka tubasezerere mu izina rya Yesu ubuntu bw'Imana nibugane nawe mureke tuvugire hamwe ndashaka gusenga n'isengesho twese tubyagaze wowe kujya bavuga ngo nawe uceceke isengesho byiza twese dukwiye kugira hamwe ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese igihe bidashira amen.